twugarijwe n'ikibazo cy'abage. Sasa turasangira n'umuniga ubona kwivugisha ngo wambaye neza ngo shango sinzi ngo nkunda ngakajwi kawe ngo uri cool ngo niki akugurire ubone n'umuntu wihaye afite imodoka afite iki wogire ngo yakunze ibikorwa byawe ukita ubona nyuma arakwibetanye atangiye kukwikoresha wogire ngo ni niga yawe ni pampe nyuma ubanya atakubwira ngo none se ngo ngwaye ngo amadolari 100 ngo ari ikibazo nisi yo kumaza cy'amadolari 100 ngijana ngo kamwe ngo ngiyewe ngo nkundi izi size ye none umugiye arabimbye ndavuga ati ye ubwo twari turi hehe iremere ye ndamubwira ati bro ngo iki ngo dusize dutoya ngo niki ngo tuba dufite n'abaganga bazajya bakwitaho itamubwira ati mvuze ngo iki mbare 1 2 3 nkubura cyangwa amamagare ya nimero arivugisha ngo yashashu ngo niki nuvuze ngo shongo niki ni ndamubwira turongera ndeta amamagara iki urumva niyo wabanywiriye n'umuntu mwaciringa mwagize hari ukundi tuyifata nese mvuga ati abakoboye birakabije ikintu nese nkora niki nese amamagara boss ndamubwira ati boss nagiye ahantu niki ariko nago umutekano wanjye mwize mwamfasha mukaza mukahankura Yese yohereza yanare Kadafi Faiza abapampe bahita baza barahankura ubwo se ubwa mbere ubwa kabiri byaje kuba turi mu Kiryogo twari tuvuye i Muhanga turaza turaciringa n'abaniga tuvuye muri studio iri Nyamirambo ari mu kagura duhura n'umujama aramagarika aravuga ngo dore papa cyangwa ndabasuhuza n'abakobwa mbona ari amaniga yihaye ndanje kubasuhuza avuga papa cyangwa wareka tugasangiramo n'iki ndabwanje mfite gahunda ndi kwihuta ngo yangu ni kamwe gusa mukuza tugasangira ndabwa none nge mungurira amazi nanyweye nariye mungurira amazi kugira ngo mubone ko nabasuzugwe ndanywa amazi yonyine itankomeza yego umuniga avuga ngo ngwino ngo tunyire hano ngo yafatira ngo waje sha waje ngaho zamvugo za ngo sha wambabariye ukaza nirekanze mbwira abaniga ati mundindira hano nzi ubwo mba ndakase ndibese mbona nyuziye mu buferege tugeze imbere tahagara aritambika nise umusako nari kubona hano tugura amazi ngo nkwayo mazi yanyu ko nanze kubasuzugura nkomeza nguzinga ikintu kimwe nshaka kunkorera ngo feve ni nayo nzi aranyegera ndamubwira ati niki se bro aranyegera gakomeza z'abakuroza yikora kuga yirisha iki tunwa niki ndavuga ati se uyu muniga ni waki ni icoco niki ngiye kubona ngo basi one kiss only ndamubwira numva kuko nabonaga ari nikije yagifite umubiri body niki ndamubwira numva mubwire kimeze nka yanari nabonaga imana ari bogari rya danje baraboniga nubwo bari abantu basanga ndavuga ati juice kuno bimeze rero kuno bimeze ubwo ntabwo ubwo bwakwishe bwari bwanisha ariko kujya nihaga ko navuga 5 ni muri kwe nimvuga arankubita ikintu niki kubita iki niki awumenye ndavuga bibaye ngombwa umutekano wanjye reka muceceke ikintu nese ngo nese mbwatumva je njewe amine trouble rena amine trouble niko nese mvuga mbwira Nyagasani please God mfasha nkura muri aka kaga muri ritira burindi nese mbwatumusuze n'ikindi se reka mbanze njane tuvuta mu modoka sige ku munwa dukora akazi ngo shasheri reka nguherekeze twageze ku muhanda waki niki narirutse naruhukiye muri studio bitanye limited ndabwira ati mukinga ati dukinge sabo timukinge ku buryo nababwiye nkuru bose bitabashyiramo inu zambwa atari kwa Nyamirambo bijya bibato tujya tubabona abo bakobwe naga ari ibyadanje urumva uyo yari case ya kabiri indi case ya gatatu hari umuniga ntabwo ni data kozwe bimaze kubaho kenshi ndi kukubwira ngo nibyo byeze ibaza abana barakugira courage n'amaniga agire courage ubase koko hari ibintu mba mbona ubwo bwa gatatu noneho umuniga aranyandikira nitwa runaka niki so fete ndi manager w'abahanzi iki niki nakunze impano yawe niki sindi bumuvuga bamweze barita bamumenya ndavuga ate naribe asante ngo sasa dufite lebo ngicicaro kiba USA niki ngo dushango kugufasha ngo tukakugeza kure ngo kabaje ujya gukubita USA mu bitaramo nibiki ndamwe bro naribe arambwira ati ariko dufite n'abasani muri lebo nka babiri twaba twongeyemo wa gatatu nise bose nabonga ati te naribe
ndamwana ariko ikibazo nge mfite management nge ngufite management ni kandi tumena ariko nagira ngo navuge mu ijwi yavugagamo uwo muntu rero gusubiramo buriya bujwi bwa buriya baniga bigize nk'obwo ari imungu binantera isoni shawaye n'iki bireremburishwa birisha utunwa icanzwe n'iki umuhanzi nyine wawe wabaga muri rebo ariko nta kibamo umuniga arambwira ati rero njyewe nsa nkaho nakiri muri rebo yabo se kwezi turiya muniga rero rebo yabo ishingiye ku kiba nyirayo ni bamwe mu baryamana bahuje ibitsina rero iyo bakurokirise nta kindi biba bisaba ngo nawe uyoboke so ikintu naje gukora already njye naravuze uyu mukoboye njye namubwiye ko mfite management mfite label magaze fresh kucya kingendaho ndamwandikira ndamubwira bro none siko nakubwiye iki bikaba bitakunda ngo basi duhure se tuvugane iki nazajya muri label yanyu mfite management magazine ngo umusa ngo twahura ngo tukaganira n'ibindi ngo nge ngo mbanziranye n'aba promoter bo hanze n'ahandi ngo nanagufasha ku bindi ngo why not se nanagufasha nkaguha amafaranga y'iki ngo nayaguha twawe none uwo muniga arambwira ati man njye ikintu cyankuye muri iyo label nyine barambwiye ngo nsomane n'undi bafata ka video barambwira niba utari n'umugiye turafata ka video muri gusomana tukohereze headquarter kuri ba boss bakuru nyine babone ko umuntu twarukirisa ari mwene wacu ubwo rero ngo niki ngo nimuhura nta bindi ngo niki ndamwandikira ndamubwira tumusana amenye katazanye ntago tuzabonana icyo gihe nyine yesa njya shit za danger ngibiki nibiki ibintu byinshi kandi bahita bahindura n'amajwi agahita none akavuga fresh none tavuga buzz we ndavuga ati ngaho kandi bavuga ngo isha waretse tugahura ofite mardi no bafite uburyo bivugisha ubundi burimi mardi cyangwa avant midi no mubwira ati narabimenye n'iki mbabare amaganye ngo we nkubwire we ndavuga ati ngaho